ngo na amahame y'idini. Oya, amahame y'idini ni ikintu nemeranya nacyo, urumva, ariko kigiye gusa naho kirimbura urukundo, narimbura amahame y'idini aho kurimbura urukundo. Steven Harerimana nibeshaho bakanyita Bwenge, ayo ni amazina yose ndayemera. Mbarizwa mu itorero rya Adepr. Adepr ni kavukire kuko nasanze n'ibisekuru byose ari aba Adepr, kurinda kugera kuri jewe, urumva rero ni ibintu navukiyemo, niryo bere nonse. Nanjye narayabonye, ntago yantunguye cyane ko twayafotoje tubishaka, ariko mu by'ukuri ntago twari tuzi ko yagera hariya yageze. Ahinduka impamvu nyine yo kujya ku rukundo rujya ku isoko, rukagaragarira buri wese. Umuntu twari kumwe ubu none dufite umugisha ko turi kumwe mu byamamare. Yego, ubu ngubu turi kumwe mu byamamare. Yakwivugana. Amazina ni Umuhoza Zigride, izina ry'ubuhanzi ni Hello Ziggy. Hello Ziggy. Ntago njya kure y'ibyo yavuze, ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise nibyo. Okay, icyo nzi cyo nuko igihe si gito sino kinini. Okay. Amafoto mwabonye ntago ari save the date, kuko iyo ari save the date mwarayibonye byanditseho. Gusa urukundo rwacu ntago ari urugumaho, donc rufite intego. So n'ibindi muzabimenya, ibyo bya save the date n'ibindi nabyo muzabibwirwa. Okay. Kuba naramuhisebo cyangwa se kuba naremeye kuba nakundana nawe, icya mbere ni amahitamo y'umutima wanjye. So amahitamo y'umutima wanjye yahuje naye, biba ngombwa ko dukundana. Icyo ni ikibazo cyiza, ariko urukundo mukunda ku giti cyanjye, kandi n'undi wese mwifuriza ko yakunda urwo rukundo. Ni urukundo rutazitirwa n'amoko, urukundo rutazitirwa n'idini, ni urukundo nta mupaka rugira. Yego, iyo ruzitiwe n'idini sirwo, iyo ruzitiwe n'amoko sirwo. Urukundo rurenga ibyo byose. Oya, ajyamo ahubwo nta nshingano akora. Guterana ntago bibujijwe, ahubwo mu nshingano niho bitemewe, ariko mu guterana nta kibazo. Ahubwo hari inshingano agiye gukora, cyangwa igihe twajya gushyingirwa, tugiye gushyingirwa birasaba ko ahindura. Okay, ku kintu cy'idini ntago ari ibintu bikomeye cyane. Hazakora urukundo, kuba nabikuraho njyewe nta kibazo. Itorero nasengeragamo ubu rirafunze, undi kwarizwa muri restoration. Icyo nemera nuko ahantu hari urukundo ibintu byose birashoboka. Ushobora kuba namuhindura cyangwa se bakampindurira. Bibiliya iravuga ngo tuvuga ubutumwa. Yesu aha misiyo intumwa yarazibwiye ngo muhere i Yerusalemu kugera ku mpera y'isi. Muve i Yerusalemu mugere ku mpera y'isi. Ikintu cyitwa ivuga butumwa, igihe cyose ntaragera ku mpera y'isi, ntago nahusha urukundo ngo na amahame y'idini. Oya, amahame y'idini ni ikintu nemeranya nacyo, urumva, ariko kigiye gusa naho kirimbura urukundo, narimbura amahame y'idini
aho kurimbura urukundo. Kuko idini ni ikintu uritandukanye n'itorero. Idini ritandukanye n'itorero. Kuko nuvuga ngo ngewe ntari umwadeperi, sibyo? Ntago nabura ijuru, ntabwo ijuru naribura nari umwadeperi. Uri kumva? Kandi ubu ndi umwadeperi niho nahamagariwe n'ababyeyi banjye, nibo bangize uwo ndiwe. Ariko so afashe icyemezo cyo kukwirukana, iso agafata icyemezo cyo kukwirukana, akagifata akakwirukana, ibyo ari byo byose ntago apfa kuba ari so. Ibihe byabunga cyangwa se hakazamo ko ari data nawe agakora icyo agomba gukora. Ariko ntago nabanababeshye, ntago ibyo babikora. Nuko nagira ngo nsubize neza ikibazo mbajije gusa. Ikiza nuko twumvikanira muri uwo murongo. Nawe aje mu nshingano n'urugero nk'ubu se umuririmbyi, ni umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, ari gukorera Imana, kandi ubuzima bwe n'ubugingo bwe burajya mu ijuru. Nuvuga ngo nawe ahari arakijijwe. Ntabwo ikibazo kiri ku gakiza, ikibazo kiri ku idini. Ngira ngo uri kunyumva, ntabwo ikibazo kiri ku gakiza, ikibazo kiri ku idini. Nuvuga ngo aramutse aje kuba umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana akorera mu itorero rya ADEPR, hari icyo bimusaba. Icyo kiguzi bimusaba rero yagitanga, nkuko nanjye ikiguzi kinsaba kugira ngo mbe mu murongo w'itorero ryanjye. Icyo kiguzi ndagitanga buri munsi. Wenda si uko naba nkora, wenda si kwa kundi naba nkora, wenda si nuko naba nsubiza, ariko kuko ikiguzi cyose binsaba kugira ngo mbe nkorera ivugabutumwa ndetse ntabangamiye idini ryanjye. Harimo indi mvugo ivuga ngo yavangiwe, yaba yavangiwe, kandi nanjye ndamutse mbimubwiye nanjye naba navangiwe. Bibaho. Umugambi w'Imana urenze utwo tuntu, urenze utwo tuntu. Ikintu nemera nuko Imana akorera niyo nanjye nkorera. So Imana yamunyuze nanjye igomba kubanza kanyuraho. Ntabwo bishoboka. Ikintu cya mbere ni impano y'Imana imurimo. Icya kabiri, intambwe yateye yo kungirira icyizere muri abo mwavuze ADEPR n'abandi bose, akaba ari njye agira icyizere. Ikindi cya gatatu ni umutima we n'uburyo abana n'abantu. Yego. Icya mbere ni umugambi w'Imana, ariko inyuma y'umugambi w'Imana reka nsubize igisubizo wumva, kuko nimvuga ngo umugambi w'Imana biri mu bwiru, ariko ndasubiza mu buryo wumva neza, uburyo bwumvikana abantu bumvamo neza. Igiye kubwanjye, icya mbere arashobotse. Ngiye nkunda umuntu ushobotse, kuko arashoboye. Nibyo mvuga, reka mbisobanure noneho neza. Arashoboye, aranashobotse. Kuko hari igihe umuntu aba ashoboye ariko adashobotse, cyangwa se adashobotse ashoboye. Byose birashoboka, ariko kuri we abyujuje byombi. Arashoboye, aranashobotse. Doke ni umukobwa w'umunyembaraga, habe mu bitekerezo, habe mu bindi bisanzwe, ni umunyembaraga. Icyo ni kimwe nshobora gusobanura. Icyo ni icya mbere. Ko hari ahandi nabivuze numva biri mu migani ntibabyumva. Reka noneho mbisobanure. Arashoboye, arashobotse. Iyo nza gusanga adashobotse byari ibibazo, ariko arashobotse, ashobotse. Icya kabiri, ubwo kuko ni bitatu numvise ubaza, ni bitatu numvise ubaza. Icya kabiri, ni mwiza. Ni mwiza. Ako hari igihe umuntu aba ari mwiza ariko atuzuye ibyiza. Urumva igitangaza rero, nagombaga kurenga ese ni mwiza, ariko se
yuzuye ibyiza, ni mwiza. Igihe tumaranye rero yuzuye ni ibyiza. Okay. Icya gatatu kuba afitanye isano n'inzozi zanjye. Ari igihe umuntu ubona afite icyo apfana naho werekera n'indoto zawe, afite icyo apfana n'ibindimo. Muri ibintu byose bidafite intego birapfuye, biraho bimeze nko gukina gusa. Impamvu twafashe n'ikimezo ari amafoto yajya hanze tukifuza kubitangaza kuko twari no guceceka, ariko uko byari byagiye hanze ntago twabyifuzaga, ahubwo nabyo sinzi ibintu buri Imana yemeye ko bibaho. Kuko rero byamaze kujya hanze ni byiza ko tubisobanura umuntu akanasobanukirwa. Rero ntago turi gukinira mu rukundo, kuko ni ibintu twatekereje, twizeho igihe kirekire, tubikorera inama nyinshi zitari nkeya, kugera ku rwego umuntu abitangaza yemera ko bigera ku isi yose. Buriya baba harimo imishinga itoroshye, ariko iyo mishinga uko izagenda yose igerwaho tuzajya tubibabwira, kuko niho hahandi ubu ntago dufite kwihisha. Noneho ubu turabakundana bazwi bamenyekanye. Okay, amagambo ambwira meza ni menshi, ariko hari amagambo yavuze akunda kumbwira nkunda, urashoye, urashobotse, uri mwiza, uzuye ibyiza. Si amagambo ndayakunda. we ikintu cyo abenshi barakundana, bamwe bahitamo kutabigaragaza, abandi iyo bavuzeho amakuru barayahunga. Byonyine kuba ntabihunga, byonyine ni umutoma. Byonyine kuba nemera kujya kuri mikoro zanyu, nkemeza ko nkunda umuntu kandi harimo imishinga iremereye, ubwabyo ni umutoma. Ufatika se wo ntufatika, nturafatika. Kuki usuzugura imitoma y'abantu? Iyi niko kuki abanyamakuru mutagiye gusuzugura imitoma y'abantu? Niko ijambo umutoma mwiza sinzamutenguha basi, ntago nzamutenguha. Bunenga, aranenga, ahora nsenya, ariko ukabona icyo kintu asenya cyari gikwiye gusenyuka. Mu buzima bahansenya, kandi nari nkeneye umuntu donc utaza kukumfana, utaza kumfana, utaza kunkomera amashyi. Nari nkeneye umuntu ahubwo wamenye ibyo mbura, nari nkeneye umuntu wamenye ibyo mbura. So ahanganye n'ibyo mbura, ahangana cyane n'ibitagenda neza. Urukundo rwamunzwe n'amadini, aho bagushingira ibintu utemera cyangwa ushingiranwa n'ibyo utemera, ngo kubera ko abantu runaka bahagurutse. Ntago ari byo. Urukundo rukwiye kurenga amahame y'idini. Urukundo rurenga amahame y'idini niyo nama nagira abantu, rugomba kurenga amahame y'idini. Ikindi, urukundo rukwiye kurenga ikintu cy'ubucuruzi. Ikintu cy'ubucuruzi urabona rwuzuye imibare. Hari urukundo ruba rwuzuye imibare, rwakubaze rwose, nta rukundo ruhari, ari imibare gusa. Cyangwa ugasanga urababaza ukunda kubera imibare, ugasanga utaye urukundo wirutse ku bintu bifatika. Ntago rukwiye kumungwa n'ubushobozi. Ugomba gukunda ukarenga ko ashoboye, ko atunze, cyangwa ntago rukwiye kwitambikwa n'uko umuntu atunze cyangwa adatunze.
oya ibyo bitatu birahagije kuko ngo ni iki ngiki ugakunda umuntu kuko ari umunyabushobozi ariko utamukunze ukanga umuntu ngo nuko adakize nyamara umutima wawe ari umukunze ariko bera ko uri guta urukundo rero uri guta urwo si urukundo si n'urukundo urukundo ni ururenga inzitizi iyo ari yo yose nirwo nemera ngewe nirwo rukundo nemera ni narwo umuntu wese yakabaye akoreramo nirwo rwonyine rwahisa amahoro nirwo rwonyine rwatuma izingo zihumeka amahoro nirwo rwonyine rwatuma abakundana batarana abana nabo bahumeka amahoro nibyo. Ikintu cya mbere nuko deja sinemera urukundo rushingiye ku idini. Nimba umuntu avuga ngo nakunda umuntu kuko ari muri idini duhuje idini, so urwo rukundo narwo rufite ibintu rugenda rushingiyeho ntabwo nemeranya narwo. Ikintu navuga nuko buri muntu nahari akaba akora ibyo gukiranuka cyangwa se kandi twese duharanira ubwami bw'Imana. Kuba nimba nsengera muri macaci nkuko bivuga akaba ari Muri Adepr, twese ni Imana dushaka. Rero kuvuga ngo nuko meze gutya ntiwankunda n'iki si iyo myumvire ngenda umva ntago ariyo. So icya mbere nuko agomba gukunda bya nyabyo atagendeye ku kintu cy'idini, nta kintu afite ashingiyeho. So iyo myumvire rero njye kinumva nuko irababeshya kuko akenshi n'igihe umuntu usanga yiroshye atabizi, we yarazi ko ibyo agiyemo wenda bitewe n'amahame n'ibyo ashaka cyangwa se nibyo by'idini, ugasanga umuntu ariroshye agiye mu bintu nyamara aho donc yahunze ugasanga niho hari uburuhukiro cyangwa se donc hari ibyifuzo byiwe. So ikintu cy'idini rero ntabwo ari ikintu cyo kurebaho cyane mu rukundo, kuko urukundo rujya ahantu rushaka kandi cyane cyane urukundo nyarukundo, so nta kintu rugenderaho. Ngewe ikintu mba nisabira ngisaba nk'abantu baba babibona baba babibonye sibyo, sinaba wowe kandi nawe ntiwabange ngo bishobore. Niyo mpamvu ari ngewe sibyo, umuntu mu buryo bwe mu mushyigikire, ubuntu mu buryo bwe mu mushyigikire. Kereka ari ikibakora, kereka ari ikibi akora, icyo cyo twakirwanya kuko cyaba kibangamiye n'abanyarwanda, cyaba kibangamiye sosiyete nyarwanda n'ikiremwa muntu muri rusange. Ibitabangamye mu bishyigikire aho kubirwanya. Ikindi nimba ari no kubigira inama, bigira inama kuruta uko watukana wakumva ko isi yagushije ishyano se gute. Uzumva abantu bavuga ngo yashatse kariya kantu koko, undi nawe ati uriya no umugabo koko. Urumva ugasanga nyine ni iki, ariko usoza urukundo ruratsinda iteka. Intambara yose urukundo rwarwana ruzayitsinda. Amarira marira marira amarira marira marira tuzayahozwa 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 tuzayahozwa. Murakoze.